Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Avuze atyo Uhoraho, we washatse inzira mu nyanja rwagati, agatanga akayira mu mazi magari, we wahagaritse amagare n'amafarashi, ingabo z'abantu b'intwari bose hamwe bikagwa utazegura umutwe, bigahwekera nk'agatara hanyuma bikazima. Mwikwibuka ibyabayeho mbere ngo mukurwe umutima n'ibya kera, dore ngiye gukora ikintu gishya ndetse cyatangiye no kugaragara. Ntimukiruzi se? Ni ukuri rwose ndahanga inzira rwagati mu butayu, inzuzi zitemba ahantu h'amayaga. Inyamaswa z'inkazi zizampa ikuzo kimwe n'imbwebwe na za mbuni, kuko navuye amazi rwagati mu butayu n'inzuzi zigatemba ahantu h'amayaga, kugira ngo nuhire umuryango wanjye nihitiyemo, umuryango nihangiye kandi uzahore uvuga ibisingizo byanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana.